Ebeneza Manawa Anatuzamuye Oh Ebeneza Manawa Anatuzamuye Ebeneza 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 Manawa tuzahuye Ebeneza ndirimbo yabera izibuka imbere y'Imana izibuka indirimbo yabera izibuka imbere y'Imana izibuka indirimbo yabera izibuka imbere y'Imana izibuka Ebeneza Manawa natuzahuye Ebeneza Manawa natuzahuye Watuza kanwa ka ko Yesu ari umwami ukizeza umutima ko yazuwe n'Imana uzakizwa niwe nzira y'ukuri n'ubugingo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo nawe ujya kwa data atari umujyanye nawe ujya kwa data atari umujyanye no Haleluya Yesu nashimwe twongeye kugusuhuza wowe inshuti yacu ukurikira Yesu Ko TV iki ni ikiganiro Worship the King dufite abaririmbyi beza kandi ndagushimira ko mu biganiro byatambutse twabaye uyu munsi rero twagarutse tugiye kuramya Imana n'abaririmbyi beza ni korali dufite kuri umurimo w'Imana muri ADPR Gahogo korali izikuririmba yibakumbuje biragusaba iki kora subscribe niba turayikora kandi kore like share comment abaririmbyi uze kwandikaho babonye gute yego turabashimiye rero ko tugiye kubana iki kiganiro dufite umukozi w'Imana uri kutuganiririze ku ijambo ry'Imana bese ibintu byose birahari murabizi ko kuri Yesu Ko TV tuvuga ngo feel every moment mukanya rero ndaza kubakira ariko mbere ya byose reka tubanze dusenge kugira ngo iri teraniro cyangwa se ibi bihe tugiye gufata turamya Imana duhimbaza Imana ubwiza bw'Imana ururuke bane natwe twe dusenge Imana nziza Imana ikomeye tugushimiye ko waduhaye ibihe byiza kugira ngo tubinezererwemo habwe icyubahiro turagusabye kugira ngo ubwiza bwawe presence yawe ibe hano mwami Imana izi ndirimbo zigiye kuririmbirwa hano hantu ijambo ryawe rigiye kuvugirwa hano hantu abazabyumva bizahindure imitima yabo kugira ngo ubwami bwawe burusheho kwamamara abaririmbyi turabasengeye bambika imbaraga batambutse ubutumwa bwawe bwiza ntabari bo ahubwo bo bakubere mikoro wowe wirangurure inako dusengeye n'ubuvuge ijambo ryawe reka akubera igikoresho ni wowe uzi icyo ubwoko bwawe ukeneye dusenge twizeye ku Yesu Kristo mwami wacu amen nkuko nabibabwiye rero turi mu mugoroba mwiza wo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza dufite abaririmbyi uko muri kubibona kuri screen zanyu bagiye kudufasha muri uwo mwanya mwiza reka mbakire ndagira ngo basuhuze ababakurikiye kuri Yesu Ko TV babwiye ko ari korali yitwa The Winners ituruka kuri ADPR Gahogo reka bazamura ibiganza basuhuze abakurikiye Yesu Ko TV nako batera haleluya amen turabakiriye rero mukore mu nganzo ndabizi aragaseke mwatuzaniye mugapfundure kugira ngo abakurikiye Yesu Ko TV bumve ko iyo mpamba
nabazaniye Imana ibamugisha. Icyamukanye korera amaganya yanjye yose Yesu aturizuiteka nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegeke subugwa neza Igitaramo amaganya yanjye yose Yesu aturizuiteka Igitaramo amaganya yanjye yose Yesu aturizuiteka nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegeke shubugwa neza n'ubwenge nkamenya yuko ibyanjye byose nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegeke shubugwa neza n'ubwenge burutaho nabuzwa n'iki kuyisaba nkajya nyisunga nkayikoreza ayo maganya yose nabuzwa n'iki kuyisaba nkajya nyisunga nkayikoreza ayo maganya yose ngahumurizwa no kumenya yuko ndatuga uriri nyoni azanyumvira ngahumurizwa no kumenya yuko ndatuga uriri nyoni azanyumvira nanjye ngahumurizwa no kumenya yuko ndatuga uriri nyoni azanyumvira nanjye. Agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye ngufite inkuru ariryo jambo ryo kwizera kandi niryo jambo tubabwiriza niba tuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami ukizeza umutima ko yazuwe n'Imana uzakizwa niwe nzira y'ukuri n'ubugingo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo nawe ujya kwa data
atari umujyanye nawe ujya kwa data atari umujyanye. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizeza umutima ko yazuwe n'Imana, uzakizwa. Niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizeza umutima ko yazuwe n'Imana, uzakizwa. kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo bubonerwa umwana wayo. kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo bubonerwa umwana wayo. ufite umwana w'Imana afite ubugingo nawe utamufite nta bugingo afite. ufite umwana w'Imana afite ubugingo nawe utamufite nta bugingo afite. ufite umwana w'Imana afite ubugingo nawe utamufite nta bugingo afite. niwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizeza umutima ko yazuwe n'Imana, uzakizwa. uzakizwa 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 uzakizwa. Hallelujah. Hallelujah. Abera bose baguhimbaze mana mana we, mirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa imirimo y'abera izibukwa yo mw'ijuru imbere y'Imana, izibukwa. Haleluya. Imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa imirimo wakoranye urukundo, gusenga wasenze ubikoranye umwete imbere y'Imana, bizibukwa. Haleluya. imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Gusenga wasenze ukunze, gusura abarwayi wasuye ukiranuka, kugaburira imfubyi wakoze ukiranuka, gusengera abababaye wakoze ukiranuka imbere y'Imana, bizibukwa imirimo y'abera hose
izibukwa mu isi imbere y'Imana izibukwa imirimo y'abera izibukwa haleluya imbere y'Imana izibukwa sambuto wabibye ugira neza haleluya ukazinduka mu kibunda ukanyanyagiza ya mirimo yose wakoze ukiranuka nukuri imbere ya data we humura izibukwa yo imirimo y'abera haleluya izibukwa haleluya imbere y'Imana izibukwa tuzakiragira cyane imirimo y'abera herekejwe izibukwa n'imirimo myiza tuzatambagira imbere y'Imana twambitse imbere y'Imana izibukwa imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana izibukwa
Ebeneza manawa natuzahuye Ebeneza manawa natuzahuye Ebeneza manawa natuzahuye Ebeneza 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 manawa tuzahuye 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 Ebeneza Ebeneza manawa tuzahuye Ebeneza Ebeneza manawa tuzahuye Ebeneza manawa tuzahuye. Hallelujah. Ebeneza manawa tuzahuye Ebeneza manawa tuzahuye Ebeneza 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 manawa tuzahuye Ebeneza Ebeneza manawa tuzahuye Ebeneza manawa tuzahuye Ebeneza manawe tuzahuye Yego bivuge Ebeneza mana tuzahuye Isubiremo kandi Ebeneza manawa tuzahuye Ebeneza Ebeneza manawa tuzahuye Ebeneza Ebeneza manawa tuzahuye Ebeneza Ebeneza manawa tuzahuye. Oh haleluya Amen. Haleluya. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko mubibona rero turi mu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana ndetse no kuyiramya. Abaririmbyi bamaze kutwinjiza mu mwanya mwiza, baririmbye indirimbo nziza zihimbaza Imana. Turizera ko mwanezerewe kandi ibihe byiza rero mubigumemo. Nkuko muri kubibona rero dufite umukozi w'Imana, Pastor arabibwira hanyuma atuganirize ku cyo umwuka yamushyize ku mutima. Mureke musengere, imara kumusengera arabibwira hanyuma tumuhe uyu mwanya nawe abasangize iby'umwami Imana yamuhaye. Mwami turagushimiye kugira neza, tugushimiye kubw'imbaraga zawe nziza, tugushimiye kubw'urukundo wadukunze, tugushimiye ko waduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tuwishimiremo.
tugushimiye kubw'indirimbo zitambukiye hano hantu, n'imbaraga zawe zigaragaye. Ni wowe wabafashije abaririmbyi, baririmbye atari ku bwabo, ahubwo ni wowe Kristo wari uri muri bo. Umukozi wawe ahagaze imbere yawe agiye kuvuga ibyawe, ntabwo azi ngo ubwoko bwawe bukeneye iki. Reka kubere mikoro wowe umurangururiremo kuko ni wowe uzi icyo ubwoko bwawe bukeneye. Umwambika imbaraga, ntaba ari we ahubwo ahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Pastor turabakiriye. Akoze cyane ndimo Yesu aguha umugisha. Mbanje kusuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu abaho umugisha kandi bufurije umunsi mwiza. Yesu abaho umugisha. Amazina yanjye nitwa Gahongare Emmanuel, nkaba ndi umupasitori mu itorero rya ADEPR Gahogo, ahantu ho mbarizwa uyu munsi. Rumvikana mfite urugo ndetse mfite n'umuryango. Ndumva rero mu by'ukuri ari ibyo ngibyo. Yesu abaho umugisha. Muri aka kanya rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima. Ndabifuza kugira ngo ribafashe, kandi ijambo ry'Imana ratubwira ngo abumva gusabo ni beza, ariko beza cyane nabashyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana tugiye kwiga muri aka kanya cyangwa se gusoma, ndifuza yuko buri wese yaryumva kandi akarishyira mu bikorwa. Ndagira ngo rero dusome igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice byaho ni 47. Tuhera ku murongo waho wa 3 turageza hepfo ku murongo waho wa 5. Kadusome amagambo agira ati: maze ansohora mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi, anzengurukana mu nzira iri hanze, angeza ku irembo ry'inyuma aherekeye iburasirazuba. Ndebye mbona amazi atemba anyura ruhande rw'iburyo. Umuntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kugeresha, agera mikono 1000. Anyuza muri ayo mazi angera mu bugombambari. Arongera agera mikono 1000. Anyuza muri ayo mazi angera mu mavi. Arongera angera mikono 1000. Anyuza muri ayo mazi angera mu rukenyerero. Arongera angera indi mikono 1000. Abaye amazi ntabasha kwambuka, kuko yari abaye amazi menshi yakwambuka nuzi koga. Ari umugezi utambukishwa amaguru. Imana acabwa icyubahiro. Turongera kandi twongeraho irindi jambo dusanga mu gitabo cya Yohani, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani, ibice 7, umurongo waho wa 38. Yohana ubutumwa bwiza ibice byaho 7, umurongo waho wa 38. Reka dusome 38. Amagambo agira ati: unyizera, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko byanditswe bivuga. Amen. Tujye kuganira kuri aya magambo, turaza kongera n'ibishoboka, ariko ndumva aya magambo ni maremare cyane, ariko tuyageza kugira ngo tuyahine. Ijambo navuga ririmo nyamukuru ni ijambo rivuga ngo dukwiriye kugira intambwe ndende yatuma ababisha batatuvogera. Birongera tubwira ngo ayongeye gutera nanone izindi ntambwe. Batubwira ngo umugezi none urazamuka, amazi azamuka agera mu rukenyerero. Ndagira ngo babwire ngo ayo mazi nubwo aracyambukwa, Satani ntabwo yatinya, ntibishoboka n'umunsi n'umwe. Uburinzi buracyari bukeya. Mbamenyeshereza yuko Yesu Kristo arashaka yuko twambara imbaraga z'umwuka wera, tukigira imbere, tukagera ahantu tubasha guhangana Satani,
bigatuma umurimo w'Imana twaragijwe urindwa. Ndababwire ngo ntabwo Imana izaza kurinda umurimo iturutse mu ijuru gusa, ahubwo twebwe ubwacu ko Pawulo tutabwira ngo wirinde ku bwawe. Bishaka kuvuga ngo hariho uburinzi Imana iturinda, ariko natwe tugomba kwirinda. Imana ishimwe. Hanyuma rero tubona yuko ijambo rya nyuma ryavuze ngo yongeye gupima noneho amazi aba menshi cyane atabasha kwambuka. Kababwire ngo dukeneye umwuka tutapfa kuvogera uko twishakiye. Kababwire ngo ntabwo byumvikana kugira ngo umuntu w'Imana asambane. Ntabwo byumvikana kugira umuntu w'Imana umwesikoro. Ntabwo byumvikana. Kababwire ngo mu minsi ya none wasanga abakristo bashakiye za ruswa. Urashaka kugira ngo abakristo no munsi none ari bashakiye ubwesikoro bukomeye cyane. Uye gugasanga abakristo niwe bafite amanyanga. Nukuvuga ngo bari mu kagezi kagera mu ugomba mbari. Dukeneye yuko abantu tavogerwa. Abantu no munsi bakamenya ko werejwe Uwiteka Imana. Bakamenya ko no munsi nta manyanga akubonekaho. Reka babwire umunsi umwe nagatekerezo babwira ukuntu abantu Satani siga dutinyuka. Umunsi umwe rusake yabanaga n'agaca. Murabona ko rusake ijya igenda ifite iriya sunzu ryayo, iyo uribonye ugira ngo ni umuriro. Agaca karayegera rero kati rero rusake njya gutinya. Ati so ntinyira iki? Ati iyo nkubona mbona wikora umuriro wantwika. Ati ye, ati se burya niko warubizi. Nuko rusake ibwira agaca ati ngwino ukore urebe ntabwo ari umuriro. Nuko ngo agaca karaza gakoze gasanga ni ibinyama. Karazamuka kikoze iriya hejuru mu ryakagoma kamanuka gakubita cya gisake kikubita zikirapfa. Nuko mu byukuri isake agaca kayitinya ko yikoreye umuriro. Ariko irabye ati reka babwire ngo ntabwo byumvikana kugira ngo uyu munsi wa none umupagani azaze guteta umurokore. Ntibyumvikana ubundi. Azaze gushakira ubusambanyi, azaze gushakira ruswa, azaze gushakira amanyanga. Reka babwire ngo baradutinya, ubundi badutinya. Reka babwire nanjye nabaye umusore. Ndi umugabo mu myaka igera ku 18 nshatse. Ibyo bice byose maze kubicamo. Reka babwirize ukuri yuko abantu nitwo twiteza Satani, abo nitwo twiteza ibyaha. Reka babwire ngo nuko bakuvuga, nuko bagira gute, ikiri ngombwa nuko umutima utagucira urubanza. Icyo si cyo kibazo. Ikibazo nuko no kuvuga ibyo ukora bakabagushinja, ariko bashaka kuvuga akavuga kanaka ariba, ariko batagufatana itonga. Ugasanga uvuga kanaka n'umusambanyi, batagufatana ubusambanyi. Nta kibazo kirimo. Nabo bazababeshyera, bazabavuga byinshi. Bene data biratubwiye ngo kandi ngo Yesu niko yavuze ngo abanyizera Imana ishimwe cyane. Unyizera akanyizera cyo kwizera Imana niki? Yatubwiye ngo abanyizera isoko cyangwa imigezi y'amazi y'ubugingo izateva mu nda zabo. Kababwire ngo iyo tumaze kwizera Yesu, iyo tumaze kwizera umwami wacu, imigezi y'ubugingo, imigezi y'ubuzima iteva mu nda zacu. Ariko uno munsi none mu nda zawe hatemba haviki. Usanga benshi cyane aho kugira ngo mu nda zawe hatemba havamo amazi y'ubugingo, usanga hatembamo amanyanga, hatembamo ubusambanyi, hatembamo ibibi byinshi cyane. Mu nda zawe haratembamo iki? Mukaboko haratembamo iki? Haratembamo iki? Amazi y'ubugingo. Reka mbabwire na data rero dukwiye gutera intambwe. Iyo usomye ijambo ry'Imana sinzi muri aka kanya iminota ndabona iri higenda cyane yihuta, tubona yuko kugira ngo umunyamwuka bene data ndifuza yuko abarokore twawe umugezi utambukwa utavogerwa. Mana ishimwe. Ntabwo kuvuga ko yishakiye, hano ukamenya ko weguriye wewe uri igisonga cy'Imana, weguriye ubwiru bw'Imana. Ntabwo no kwiye kubazaho amanyanga, ntabwo no kwiye kuza kubarizaho navuga ngo amatiko y'uburyo bwinshi. Ukwiye kuba uri umuntu avuga ngo wamaze guhinduka rwose. Mana ishimwe. Ikibazo rero tujya tugira uyu munsi wa none nuko atenewe kugira ngo bakure mu buryo bw'umwuka. Usanga abantu bateye intambwe zimwe, abantu bagasaba cyangwa iyo tugiye gusoma igitabo cya Yesaya dusanga umunyamwuka yubakiye ku bintu bigera kuri 7 kugira ngo abe umunyamwuka wuzuye. Kandi abo umuntu avuga ngo ushyitse wuzuye uburyo bwose. Umubare 7 ni umubare w'Imana, ni umubare uvuga ngo ni Imana yuzuye, Imana yihagije. Imana ihabwa icyubahiro. Ndajya babwire ngo rero usanga ikibazo dufite mu itorero ryacu, dufite abanyempano ariko ntabwo dufite abanyamwuka. Umunyamwuka rero ni processing.
nukuvuga ngo ni igihe kirekire cyane umuntu agenda atera intambwe, kandi nk'uko umuntu aturuka muri garidiyene yiga akazegeza muri dogitora yiga, uko niko kugira ngo ubunyamwuka ugenda ubishakisha kugira ngo uzabigereho. Ntabwo ari ibintu byizana, si ibintu biza kubera yuko ari impanuka, urabishakisha kugira ngo ubigereho. Niyo mpamvu iyo usoma igitabo cya Yesaya tuhasanga ibya kuri 7 Yesaya yaravuze mu gitsina cya Yesaya hazuma agashami kera imbuto. Icyambere, intambwe ya mbere umuntu agutera cyangwa se intambwe y'umunyamwuka ya mbere nicyo bita umwuka w'Uwiteka. Intambwe y'umwuka w'Uwiteka kugira ngo uyiteke cyangwa se kugira ngo ikigaragaza ko umuntu ayifite, icyambere ni imirimo ifatika, icyo bita physical, imirimo ifatika igaragara. Ndababwire ngo kuko byatubwira ngo Imana niyo yaremesheje umwuka wayo ibiboneka n'ibitaboneka. Imana yaremye ibi byose. Ababwira ngo umuntu uzavuga ngo afite umwuka w'Imana adakora, uwo muzavuga ngo uyu muntu arabeshya nta mwuka w'Imana afite. Icyo kababwire ngo uyu mwuka aturinda ikirere, uyu mwuka aturinda navuga ngo atuma tugira ishyaka ry'umurimo w'Imana bigatuma tudacogora. Kababwire ngo biroroshye cyane kurose inyoni yicaye ku ishami, ariko biragoye kurose inyoni iguruka. Niko bimeze iyo umuntu akora Imana agira ishyaka, agira umwete. Ko byatubwira ngo mwambare inkweto. Yesu nashimwe. Twambara inkweto nibwo butumwa bw'amahoro bwiteguza, ni umwete muri makeya. Iyo umuntu akora Imana sitari nta murasa. Kaba urugero igihe Dawidi yasambaye umugore wa Uriya, abandi bagiye ku rugamba basigara he mu rugo. Iyo ajya kujyana n'abandi ku murimo ntabwo yarasambanije umugore wa Uriya, ariko icyatumye asambanya umugore we nuko abandi bagiye ku rugamba agasigara yicaye. Niko bimeze. Iyo udakora Imana ureba byinshi, ukora byinshi. Icya kabiri, inkingi y'umunyamwuka ya kabiri, mwuka w'ubwenge. Yatubwira ngo ubwoko bwanjye bwishwe no kubura ubwenge. Hari icyo bita ari ubwenge bw'uburyo bubiri. Hari ubwenge bitwa Sofiya mu Rugiriki, nicyo bita ubwenge busanzwe bw'isi. Ariko nicyo bita Hokima mu Ruheburayo, nicyo bita umwuka wekeza kubaha Imana. Ni ukuvuga ngo ubu bwenge tuvuga ni ubwenge bwerekeza kubaha Imana. Bana ishimwe nicyo bavuga. Ndababwira ngo ubwoko bwanjye bwishwe no kubura ubwenge. Ushaka kuvuga ngo abakristo benshi impamvu bagwagwana babuze inkingi y'umwuka. Kababwira ngo inzu kugira ngo ikome ntikomezwa n'amabati, ntikomezwa n'amatafari, ikomezwa n'iki? N'inkingi. Uko niko umukristo kugira ngo akomere n'uwo bakugira inkingi. Uyu mwuka rero iyo umuntu awufite agira ubwenge, agereranya ibintu n'ibindi, arareba akavuga ati ibi ngibi sinabikora, ibi nabikora. Iyo umuntu afite ubwenge ntagwagwana ibintu byose uko bingana, aragenza akagenzura, akamenya ko kwiye kugenzura ibintu, akagira ubwenge. Inkingi ya gatatu ni umwuka w'ubuhanga. Icyo bita nuze, icyo bita innovations, guhanga udushya. Ndababwira ngo bene data turi aha ngaha kugira ngo uzabashe, kababwire ngo twebwe abantu b'abagabo kugira ngo ingo zacu cyangwa se abagore bacu bahore bishimye, dukera innovation mu rugo kugira ngo bahore twishimanye n'abadamu bacu. Ariko iyo mu bintu bimwe usanga mu by'ukuri, kababwire ngo uyu mwuka rero utuma tujyana urukundo n'umwami wacu ari we Kristo wacu. Mana ishimwe. Iyo haza udushyashya, haleluya, iyo haje udushya bituma dukunda umwami wacu. Niyo byo kuvuga ngo rero ndashima Imana. Urashima Imana iki? Ati Imana yangirire. Ugasanga hari akainnovation Kristo yagukoreye, hari akainnovation kaje. Rero kugira ngo umwuka w'ubuhanga, niyo mpamvu dukemuka bwa kugira ngo tujyane urukundo ruhoraho n'Imana mu mitima yacu. Uzarebe iyo umuntu amaze guhaga ibintu yumva yabivamo akabirika. Ariko Yesu, iyo dufite umwuka w'ubuhanga, Yesu buri gihe duhorane udushya tumukunda. Uyu mwuka utuma dukumya dukundana na Kristo. Hanyuma inkingi ya kane ni umwuka w'ubujyanama, icyo bita esprit de conscience. Ubujyanama bituma uwo muntu agirwa inama, ntabikigenge. Uramubwira ati ibi ngibi, ati nibyo, Imana ishimwe. Akagenzura akamenya, ariko ntabigihogere, ariko akamenya. Kuko byatubwira ngo uwanga kumvira cyangwa se ugirwa inama akagonjeza gute, azapfa, azavunika. Niyo mpamvu umwuka w'ubujyanama utuma tutajya mu bintu ngo tubijyemo duhubutse, bituma tujye esprit de conscience. Umwuka w'ubujyanama bituma tugaruka. Niba ugiye kuyoba, niba ugiye guha n'ibindi, garuka kugarura. Nicyo kibazo dufite. Ufite abahanuzi benshi, ufite ubutumwa bwiza batakihugurika, utabwira ngo bakumve. Ndeka babwire ngo
ibyo bituma bajya mu ntege nke, bigatuma bagenda burundu bagahomboka bagapfa ntibarama, ntibabaye igihe kirekire. Usanga twebwe uko tuba pastor dufite umushumba wacu aduhugura, dufite amashuti yo muri Bibiliya bakaduhugura, bigatuma navuga ngo dura kuri standard nziza. Imana ishimwe. Ndagira ngo babwire bene datero dukeneye umwuka w'ubujyanama. Gatanu ndiyo ndagana ku musozo, umwuka w'imbaraga. Umwuka udatuma tujya gute, umwuka udatuma ducogora. Uyu nguyu utuma tudacogora, adufasha mu bigeragezo, adufasha mu bigeragezo. Za ntambara duhura nazo, byazo duhura nabyo bituma twihangana. Kababwira ngo ntituvuga ngo twagushishano, ntituvuga ngo Imana iratwanga, bituma twihangana. N'uwatumye basadura kamashede bihangana, bituma Paulo bihangana, bituma batoje biha. Uyu ne bwita umwuka budacogora, udacogozwa n'incamugongo, udacogozwa n'ibindi. Uyu mwuka rero abenshi barawubuze, baracogora babeshyera Imana. Gatandatu n'umwuka wo kumenya. Navuga abantu bazi Imana yabo bazagira gute, bazakomera. Umufite umwuka arakomera, akomera mu ntambara. Njya nkunda kuvuga kamabwire, ndeka babwire mu nyumva ahangaha, biragoye kugira ngo umutatire umwuka yazansinde, biragoye cyane bishoka, kuko niba afite umwuka atamenyesha Imana, tumenye igihagararo cyayo, tukamenya imbaraga zayo. Iyo umaze kumenya imbaraga z'Imana, Yesu nashimwe, tumenye imbaraga zayo iminsi n'ijuru. Icya kabiri, tukabona imbaraga zambukira bisenyeje itukura. Icya gatatu, tukamenya imbaraga zazuye umwami wacu Yesu Kristo, tukamenya imbaraga z'ubutumwa bwe, tukamenya imbaraga zaza muri torero. Iyo umaze kumenya ukazikusanya, ukaba icyo bita dynamos cyangwa se igisasu mine igenda muri makeya. Amen. Ukamenya Imana, ubunini bwayo, imbaraga zayo, nta muntu ugukanga. Ntushoka munsi n'umwe, ahari hose wagenda, buri gifaru hanoze kiragenda. Imana ishimwe cyane, ntaho gitinya habe na hamwe. Dukeneye umwuka rero, rikababwira dukeneye umwuka wo kumenya Imana. Inkingi ya nyuma ni umwuka wo kubaha Imana. Kambabwire bene data, muri ibyo byose abantu benshi bakora Imana batayubaha, usanga ari abanyabyaha, ari ababeshyi, ari iki umwuka tomwe. Nicyo bita umwuka budahemuka, umwuka w'ubwere, umwuka wo gutungana, ni umwuka navuga ngo kuko Imana irera. Nimba ate umwuka wera, kambabwire ngo ntacyo twatugezeho. Kambabwire bene data rero dukeneye ko abanyamwuka buzuye. Nsubiye hamwe twasomye havuga ngo ese uyu munsi wa none nkubaza ndangeza ndakubaza ngo wumva uyu munsi wa none umugezi cyangwa se wumva ufite ubudahangarwa? Dukeneye umugezi utavogerwa, dukeneye navuga kuba twe batavogerwa n'abantu bose. Dukeneye kuba turi abantu navuga ngo batavogerwa n'ibintu byose, dutinyitse, tumeze neza. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Kandi kababwire ngo dukeneye kugira agakiza kuzuye kageze kugera kwiza shaka. Kababwire ngo nidushaka Imana izakaduha. Ariko ikibazo n'umuzi turi abanebwe, abantu n'abanebwe, usanga bakora iby'ubunebwe bwinshi cyane. Kababwire ngo dushaka Imana, usanga inyigisho z'umunsi wa none nuko ujya Dubai, nuko ujya gushaka imiceri ukagira ngo ni bagoronome. Usanga umunsi wa none nta kintu biberaho, nta kindi. Ubwo butumwa burapfuye. Ubutumwa bwiza n'ubuvanaho umuntu ari bukamuzaho kwita shaka. Mwakize ijambo ry'Imana, mwakoze cyane. Yesu aho umugisha. Tugiye gusenga Imana, sengera nose banyumvise. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana iduhe umwuka wera, duteze intambwe, tuvane mu mwuka cyangwa se ituvane mu mwuka ugera mu bugomambari, tuvane mu mwuka ugera mu mavi ndetse no mu kenyero. Iduhe umwuka abantu badashaka kuvogera, batasha ko bishakiye. Sinawe uhamya ngiye nyiri umusore, nta muntu wajya kumvogera, nta musore wajya, nta mukobwa wajya gunsura. Ntabwo nyumvikana ko uyu muntu w'umusore asurwa n'umukobwa kubuhe buryo. Aho niho ibyaha bitangira. Hano ukwiye kumenya ko uri umukristo, hano bagusura se warwaye hushya, ntabwo ibyo ari byo. Imana ihabwe icyubahiro. Dukwiye kwigira icyizere. N'uno munsi nibishoboka, nta kumva umuntu nuko ari yasambanye, nuko ari yibye, nuko n'umwesikoro aragura ibiki byose ndatangaza ruswa n'ibindi. Oya, abakristo bakwiye kuba hano batavogerwa, two kumera kimwe n'abandi. Kadusenga Imana, Imana iduhe umwuka wera, niwe uzadushoboza, naho ibindi byose Imana izabikora. Data wa twese uri mu ijuru, sengeye banyumvise, bagirire neza, ndabasengeye kugira ngo bahe imbaraga z'umwuka wera. Jambo yatubwiye ngo uriya mugezi wabanje kuba amazi makeya, amazi nkariya nta utayambuka, injangwe zayambuka, imbeba zayambuka, byose nta na kimwe kitayambuka.
nta na kimwe kitayambuka, ariko ngo nuko byigira imbere ngo igera mu mavi. Amavi naho nta utabyambuka, ayo mazi ni make naho utayambuka, ngo bijyana mu rukenyero, ariko naho nta utayambuka. Turashaka kuba umugezi utabasha kwambuka n'umuntu wese, turashaka kuba uruzi abantu batinya, nta kintu cyapfa kwambuka. Turashaka kugira uburinzi kugira ngo mwami itorero ryawe rigumye igihe ubudahangarwa. Mwami wacu, nubwo bwose byabaye, ariko turifuza ko tujya kubaho data wera. Urakoze Mana igira neza. Sengera abasore, sengera abakobwa, sengera abamama, sengera abagabo bose data banyumva, waha imbaraga z'umwuka barazikeneye. Nta mwuka wera itorero ntabwo ryabaho, kuko itorero ritegekesha umwuka wera. Mwami wacu wo mu ijuru, ubutware turasaba, ubutware nubwo bwose dufite, turi mu butware bufite aho butwara, ariko twebwe turi abatware bafite aho batwara. Ariko twanya abatubanjije bari abatware badafite aho batwara, ariko basakirana n'ubwo butware. Ubwo butware bwishakira aho butwara. Turakwiye kugira ngo ubutware Mana, kuba tubwiye ngo bawe twekora ikizoka na sikoropiyo. Urakoze Mwami wacu kubasukiye umwuka wera, kandi ukashoza muri byose. Sabye nizeye kandi ngiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Turabashimiye mwe twabanye muri worship the king. Twa dufite abaririmbyi, twara dufite umuvugabutumwa, kandi twumvise byinshi. Rero ijambo ry'Imana rikomeze rigwire muri mwebwe. Kore subscribe kuri Yes Uko TV, tuzongere kubana muri worship the king ubutaha. Amen.